uyu munsi mbona nakubwira umuntu bita Nyambo mane nyagasani Nyambo ndabizi ko byamena kose uri buze kumbona Nyambo nakoreka ngo hamagare ntabwo ibintu nshaka kubivuga yenda kagira ngo n'ubujajwa reka nze ngo hamagare urumva Nyambo uri he reka muhamagare mbaza mubwize ukuri wamfashe Nyambo kutari kumfata kutari kuma ko cyangwa kubwiza ukuri uyu munsi cyangwa kubwiza ukuri ntitaye kuki urumva byose ndabivuga ni wahandi hanjye mana we wasanga ryamye rwose cyangwa wasanga huze icyo munsi unahano yagera Nyambo amahoro ukamfata izaguha umugisha mu bintu byose uzifuza kugeraho ariko buriya umuntu uramuka umukunze uzayimubwira ndetse n'umuntu nuramuka umwanzi nabwo uzayimubwira yes ndizera ko umeze neza twongeye twagarutse so nshuti zanjye abavandimwe mbabwire ngo iki gusa mbere na mbere mbifurije icyumweru cyiza ushobora kwibaza ngo rero uyu munsi bimeze bite ibihe byiza ku bakurikiye Okonko Media ku bakoze subscribe ku badukunda abari hirya no hino bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari hirya no hino hatandukanye abari bwota amasimbi cyangwa mu ntara gatatu ya diaspora ntabwo nabarondora nzi ko ngiye mfite abakunzi benshi mwebwe mwese ndabasoje kandi amahoro y'Imana abane namwe mugire icyumweru cyiza kandi mwumve ko mbakunda n'Imana irabakunda ushobora kwibaza ngo uyu munsi ngo bimeze bite rero ndagiye ngana n'abantu benshi batandukanye reka mbanze amakana ndagiye ngana n'abantu benshi batandukanye wenda ari abo twagiye twigana ari abo twagiye dukorana ahantu henshi hatandukanye ari abo twanye muri Kenya mbese ingeri zose ari abamama ari abapapa hirya no hino mbese abantu mbese b'inshuti zanjye benshi kamwati Valence kwajyaga ugikunda kugira ibitekerezo nyine kandi byubaka ese byagenze bite ko nyine tutakikona basi ngo tuganirize rimwe na rimwe ugasanga hari nk'ugwamagaye wenda yifuza ko mwaganira none agasanga uri mu kazi igihe wenda nawe wahotse ugasanga ari mu karimo mbese ugasanga rimwe na rimwe hari ukuntu abavandimwe banjye cyangwa se inshuti zanjye nagenze buri umwanya ariko nanjye atari njye biturutseho ahubwo ari ya mihindagurikire y'ibihe ndetse na bwa buzima bwacu bwa buri munsi so koko rero kuvuga ngo byibura ubwo Imana yampaye ikampagarika kuri uno musozi wa social media no musozi mwiza cyane usibye kandi no musozi mubi ariko icyo niza nshidikanya nuko buriya ahantu hose Imana yaguhagaritse akazi kawe urimo ka buri munsi buriya ugerageza ugakore mbese ukore ibyo wakwiye kuba nyine uri gukora koko hari nk'ukuntu usanga wenda umuntu Imana yamuhaye amafaranga aho kugira ngo ayo mafaranga yakoreshe yagura imirimo yagura ibikorwa ndetse n'abandi bagenda bibonamo nyine iterambere wenda geze itembere ku bantu runaka ugasanga ari gukoresha ayo mafaranga Imana yamuhaye cyangwa se ubwo bushobozi n'icyo Imana yamuhaye ahubwo akandamiza abagenzi be bavandimwe muri mu nteza amatwi cyangwa se munankunda muri buza kubona kino kiganiro ndabasabye ibyo bintu Imana yaguhaye hari abandi yabyimye kandi kuba yabigoye ntago ari ko wasenze cyane ahubwo wewe n'ubuntu nyine wagiriwe ubwo buntu rero n'igihe wahawe gikoreshe neza ahubwo kigira abandi umumaro kuko ibyo ngibyo nizana nshidikanya ko ari byo bizatuma neje Imana ivubura indi migisha mbese kayikundagazaho muri urwo rwego rero nyine nanjye narebye ndavuga ati ko ngira abantu bankurikira none abankurikirwa wenda n'abantu bake cyane pe ariko kano kanya ndashima Imana kuko wenda nka TikTok maje gukurikirwa n'abantu barenga 30,000 na urumva n'umuryango munini so YouTube wenda yanjye hari Valence TV show imaje kugira 12,200 urumva n'abandi n'ahandi hatandukana nyine abantu bagenda bankundiramo nagiye mbona igikundiro cyane ndiko kuvuga ati se nimba abantu bafite ese nkwiye kubaha iki ese nanjye nkwiye kujya hara kuri social media cyangwa se nga kwitangaza makuru nkababwira ibintu nyine wenda byo kubasenya kuko buriya hari ikintu abantu mujya mwitiranye bavandimwe buri kintu bituhamya ni ikintu gikomeye akeshi na keshi hari akuntu wenda abantu tujya tubyumva wenda kera ku bantu bagiye baba mu gihe kirokore no hano hambere tunandi wambaye ntahagaritse gatoya no hantu twatijya gutyo gasanga hari nk'umuntu wenda muvuga ubutumwa araje akaguhamya ukuntu wenda yazamutse ukuntu Imana agiye mugirira neza no natwe bikaduha ibyiringiro byo kuvuga ati one day
nzaba mu mujyi wa Kigali. Reka mbabwize ukuri, ngiye kuba kano kanya ntuye mu mujyi wa Kigali, ntabwo matera kubera ko wenda nkurikije aho navukiye n'ukuntu nabibonaga numvaga ko nyine bidashoboka. Ariko iyo bitekerezo nagiye ngira ngana n'abantu batandukanye nyine bagenda batanga ubuhamya ukuntu ibintu byagiye bigenda neza, cyo kintu cyatinye nanjye mvuga ati ariko nimba Imana yagejeje uri Kigali akabaho neza, kuko Kigali twumva ko ari ahantu abantu baba batavunika n'ubwo baba babeshya. Ubwo kano kanya kanze mbaho ukuri, so ko twumva ko Kigali ho hantu hambere haba amafaranga, hari n'uwajyaga akatubera ati Kigali uragenda ugatoragura amafaranga, tusanga amafaranga ashashe muri kaburimbo. Bavanywe se nahura n'inote y'igihumbi wenda mvuge ngo ariko Uwiteka Mana yagasani ko kwa mwenga batagira Nyanza babeshwa byinshi. Ariko ibyo byose nyine ubuhamya bwo twagiye twumva bwa bagenzi bacu bwagiye butuma nyine natwe twubaka cyangwa butuma tuba abo turiho kano kanya. Rero uyu munsi ngufitiye iki, maze iminsi ngana n'abantu batandukanye, ariko usanga ikintu bita urukundo abantu batakivugaho neza. Wenda ejo bundi hari n'abatumirwa nshobora kuzangenda ntumira bakaza bakatuganiriza nyine ku kintu bita urukundo, ariko nanjye hari icyo maje kubonaho honyine. Niyo mpamvu nishifuje kuba nazana ingingo nyine y'urukundo muri ino minsi iruhije abagenzi. Reka tubivuge muri uburyo cyangwa muri ino minsi igoye. Ese urukundo rubaho? Ese rwigeze rubaho? Ese ruracyabaho? Ese wowe urukundo urimo cyangwa se mu mutima wawe nyine uhagaze gute? So ikintu cyambere namaze kukubwira wowe utaragira mbere nambere maze kandi subscribe, usharinge, utange like, ubundi tubone yuko nanjye mwankurikiye ko iyo ndi kubona munye ku rukundo ibintu byo binezeza. Rero hakimaje kubona ku kintu bita urukundo. Ushobora kuba umuhungu, ushobora kuba umukobwa, ushobora kuba uri umumama cyangwa uri umubyeyi ndetse no waba umwana, ahantu hose aho bava bakagera urukundo nyine nta muntu utarugira cyangwa se kugikundira. Bivuze iki rero? Duspose reka duhere nko ku bakobwa cyangwa se reka mubona mvuge ko bakobwa cyane. Umukobwa agira gutya ugasanga ukundanye n'umuhungu, bakundana ariko areba neza ugasanga umuhungu wenda ntafite ubushobozi bwo kuba nyine w'ibyo ukeneye. Ejo bundi akari gutangira kuvuga ati se namukundaga, ariko none reka mba nyine n'uyu nguyu nawe rukunya ku rukundo kandi mbona afatikanye mu desperate cyangwa se afite ibintu byinshi bitandukanye cyangwa se na saving. Bavandimwe, abana ba saving muri no minsi ari kutujyana abana ku rwego rukomeye, ariko icyo nababwira cyo ni kimwe, nuko buriya ukura ahantu hose kuri kuratsinda. Noneho biwarangiza ukaba hari umuntu ukunda cyane, ako wamurebamo ubushobozi mukeneye mu ukabura. Noneho ukaba hari n'undi udakunda, ariko biteye uko nyine wenda yagize amahirwe agasavingirwa cyangwa se yagize amahirwe nyine yo kubona ibintu kare, kuko ati nawe ntabwo namutakaza. Ariko mu by'ukuri uko byamera kose mwewe uri kundeba kano kanya, umutima wawe nawe mu bantu bagutereta uzi ukuri ku muntu ukunda. Ikibabaje ni nyine ni kimwe, nuko usanga umuntu ukunda nyine ibyo umwifuzamo kano kanya atabifite. Aho rero hantu hari ikirero 80% usanga umukobwa afite umuntu akunda, noneho wenda afite umusore bangana bakina wimva nyine anezerewe pe, baba nari kumwe kumva nyine aramunejeje. Aho ugasanga ubuzima bayemo umutegeka kwana wa musaza w'imyaka 50. Bavandimwe musengera abana bakobwa, kuko iby'abana bakobwa muri no minsi biraje kandi birakomeye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wowe nyine nawe uri muri no situation imeze gutya, ikintu nakubwira ni iki ngiki. Aho ngaho ubona bafite ibyo bintu 80% ntabwo babivukanye. So bishatse kuvuga iki rero? Ikintu urashaka gutakaza undi akagitoragura, ikintu washaka ukabona urakizagiye ntikize gituma utakaza amarangamutima yawe nyine ngo no kugira ngo ubigemo. Uko akeshi na keshi ari nk'ukuntu ugira gutya ugakunda wenda nk'umusore, wowe musore yaciye inyuma arancitinga ibiki n'ibiki. Guys, reka nkubwize ukuri, hari ibyo ufite nk'umwana w'umusore ugukunda man, wawe muri nyine ari cyane kubite, ugerageza nyine kukwitaho, waguhamagara akeri wamuramutse gute, wajya kurya se basi wenda wiriwe neza, ku mugoroba se uyu munsi akazi kagenze gute, nyine ukabona koko yuko izo kaye umuntu azikeneye. Kuko nibyo twakora byose, nta kintu cy'ineza nko kugira umuntu muganira kandi ukamwisangamo. Ikintu bita besto ni mujya mu byumva rimwe na rimwe, impamvu murajya mu besto akenshi na keza zacunga usanga besto wari wa muntu ukennye ariko gutega amatwi kuki utamugira sheri wawe nyine wa wundi ufite byose, ariko noneho ukurira umwanya. Biba bishatse kuvuga iki nyine? Wa musore wenda wihirinze akagera ku bintu bye mutari kumwe, simvuze ko nawe ari mubi. So wa musore wavutse agasanga wowe yarasevingiwe, yize amashuri meza, yasanze baramuteganyirije n'ibiki, uwo muntu 80% ari usanga nyine atajya agacira ibintu gutya gusa.
akantu gato nakajya agaciro. Reka ngo urugero rworoshye, wajya kumva hakana Imana gukorera dispose, ujye wumva abantu benshi batandukanye, umwana yabona perime ati oh my god, ndashima Imana nyine yampaye perime, ndashima Imana wenda nyine yampaye akamoto. Urumva mu by'ukuri izo ku muntu wenda kama ngo utishoboye nyine, kuri wa mwana wenda nyine waturutse mu cyaro, kuri wa mwana wambutse Nyabarongo, kumva kuri wa mwana wambutse Rusinugo, ndavuga nk'abantu baturuka za Rulindo na za Gaseke na za no gukomeza za Rukomo. Urumva abo ni ndumva rero wambuka Rusine hariya, abandi bambutse Nyabarongo, abo benshi no babuze muri no Kigali. Niba umwana aturutse Byumba guys, Byumba ni kure, urumva aho ni bizuri Kigali. Hari umwana aturutse Nyamateke azavuga ati ntabwo muri uno mujyi hari umwana aturutse Kibungo, uwo ngo nawe ni umuntu yavuga ati uko byamera kose sinjye yansubira iwacu. Ariko byumva uwo ngo yaje yarazi ko wenda nyine ibyo bintu niyo so bitari umugenewe mu buryo mwe cyangwa ubundi, kuko nyine yaje yizanye. Yoro yaje akajya gucya gakora akabona abonye agaperime, akora akabona abonye akamoto, agakoresha akabona abonye akamodoka, nyine agenda nyine afite amashinga menshi. Ako umwana wavukiye muri Kigali yavutse saro mukanishi, bamwingingira kwiga imodoka, ntago azi ukuntu guhitakaza amafaranga bivuna. Umunsi kwiga imodoka bigeze ku note ya Turwasi. Fata noneho umwana wenda waje hembwe mu 60 kugira uzajye ku rwego noneho rwo kwirira kwiga imodoka. Urumva icyo kintu kugira uzajye ku rwego wenda ukore nka kare kugira ngo ubone perime. Urumva aho hantu nyine ibitabo byose waragiye nyine wihata natamba. Uwo muntu rero yabibonye avuga ati wow, aho ngeze nyine kandi ndanabishimira Imana. So rero bigenda bite iyo uhuye n'umuntu wakoreye ibintu bye cyangwa se atanavunikiye mu byo yabonye mu byo bumwe cyangwa ubundi? Akenshi na kenshi 80% abantu bafite ibintu abantu barabakunda, ugasanga ukunze nyine nk'uko gutyo umusore wabonye nyine yari afite byose, ariko ejo ugatangira kuburi kuriraho sheri wanjye aca inyuma ibiki n'ibiki. Guys, reka mubwize ukuri my sister, sinzi ndahura ariko ndabizi neza ashidikanya ko unawo nkurikira. Wanze umusore wari nyine wajyaga aguha buri kimwe cyangwa se nyine yagufata koko nk'amata y'abashyitsi, sibyo? No, we ni kuvuga ngo wavuye aho wica ujya aho wicwa. Uwo musore uri gukunda kano kanyenda umuciye ibintu cyangwa ubona yuko koko yuje ibyifuzo byawe. Hari abakobwa 80 bose bafite ijisho nk'iryawe. Kiri ku cyumba. Ikindi cya kabiri n'umutima wawe ubwawe ni rimwe na rimwe hajye kwemeza nyine ko atagukunda cyane nawe utamukunda neza, aho kuba wenda biteka afite ngibi nkeneye mu buzima nibi nyine ntako ni ngomba kwihangana. Rero mu gihe ariko guca inyuma, mu gihe wamuhamagaye ukamubura, mu gihe nyine ubona ariko gucitinga, ibintu bikakubabaza kuko nyine nguko niko nyine ibintu bigenda. Akenshi na kenshi nicyo kintu abantu tutajya tumenya, hajye tujya tuva ahantu twari dufite ubushobozi nyine bavuga ngo uva aho wica ukajya aho wicwa, niko ubundi nyine ubuzima bujya bugenda. Ariko ibyo byose biterwa n'ikirero no kutanyurwa ndetse no kudashaka gukora. Akenshi na kenshi abakobwa biteje imbere, umukobwa witeje imbere nyine ubuzima bwose nyine ashobora gukundana n'umusore nyine ashaka, ubone uzamuha amahoro, uzamuha umunezero, uzamuha umutuzo. Hari ikintu abantu mwe mutajya mumenya, sinzi niba byari byakubaho. Wari wagira ko cyane ugamagana nka sheri wawe wumvaga ari umukumbuye cyane, akamara isaha kiri kuri telefone akiri kuri call, wumvishe kari agahindugira. So rero mu gihe uwo musore n'ubundi yifitiye buri kimwe, avuga ati iyi bitch ni namukinyanze n'ubundi nta n'impamvu ngo nyine nanjye ari muri babandi nyine mu maprofita n'iki. None nta kintu kijya kibonka cy'agahinda wamuvandimwe. Uzi kugira ngo ufite umusore wakwitagaho mu buryo bwose, ujyagiza nyine twabo nyine yakore nyine akumva ko mwayasanje nyine akanakumenyesha nyine buri kimwe. Noneho ugasanga hari no gufata nk'ibitch nyine aho ngaho kujya muri ryamana mugira gute n'ibiki bitandukanye, sibyo? Nta kintu nk'icyo nicyo kintu cyane cyari gitera agahinda. Ariko icyo cy'abakobwa ibyo ntabwo mujya mubibona. Noneho ugasanga nkawe ugeze imyaka 22 urateretwa, 23 urateretwa, 25 urateretwa, ariko izi myaka 30 utarabona umuntu ubugira gute ukunaga amabona yangu ugira agaciro. Nta kintu kijya kinezeza maje kubona muri buno buzima nko kuvuga ngo hano ngo ni wanje, urukumva uvuga ngo uyu ni umugabo wanje kandi uko byamera kose, nubwo wenda byagenda gutya gutya, ariko umugabo wanje n'uyu nguyu n'abantu babizi. Uyu munsi tuvugana n'iki kiba gisekeje. 22 ukora n'umusore muraryamanye, muryamanye inshuro utabara arakujugunya. 23 nuko, 25 nuko, bigeze ku myaka 30 mu byukuri umbwije ukuri. Ubundi tuzagira iyo myaka yarabaye injumbure. Mbona no kubwira abasore namwe najye ndiyize, sibyo? Akenshi na kenshi usanga umusore agira gutya atereta umukobwa, yamara kumutereta akavuga ati ko si umukobwa ubundi akora iki, yari mwiza ariko nta kazi afite, yari mwiza kusavuka he, ese uyu mukobwa
ni wa mukobwa wenda ejo ashobora kujya kunda cyangwa yabyara, wenda famiye ikaba yenye na buriwe cyangwa mu gihe wenda nagize ikaba yamugiraho wenda bakatugemurira n'ibiki. None ugasanga umusore yimaje kubona umukobwa wenda ko nyine nawe wa wundi wa ntawo nikoranye ikora akazi gaciriritse, akukora wenda hehe se ni mu nganda ni nahe na twatuzi nyine muri hoteli cyangwa turangaho, umukobwa wenda yemerwa ijana n'iki, ariko ni umukobwa wo mwihirinze. Ugasanga yanze kumushaka, yamukundaga mu by'ukuri, ariko biteye ko ngo ari kuri agasanga akazi akora nyine ngo atari akazi gafatika, bikarangira mwanze avuga ati ko byamera kose kanshaka umwana wenda wo mu buryo nzabona umwana wo mu buryo. None ikintu cyakora none ikintu cyateye muri no minsi wenda nk'abasore wenda bamwe na bamwe bari kuri social media cyangwa bitangwa na content creator, araryama karota mu diaspora, araryama karota mu diaspora. Guys, baraba diaspora nawe nuko mutajya muganira neza, nimba koreje amadolari yenda 100 hari ibintu byinshi bayigoma, nimba ubona koreje amadolari 500 sinkwesha gusaba ku kwezi nyine bari ibintu bimwe na bimwe nyazagenda akatinga mu buzima bwo kugira ngo agire gute, kugira ngo nyine ubuzima bwo bushoboke kugenda neza. Rero ahantu uko amafaranga yaho wenda afite agaciro niko niba yatwara bari byinshi. Niyo mpamvu kandi ikindi cya kabiri wenda kurota mu diaspora nyamara mu by'ukuri wenda siwe Imana yakugeneye, ariho hantu usanga rimwe na rimwe ku bantu ugasanga umugisha wawe waraje ariko ntugire gute, ntiwabimenye. So njye cyo ndi gusengera muri no minsi no kuvuga ati Mana ntakumenya ibihe cyangwa se umwe kumenya iminsi yanjye, nta kintu kiza nko kumenya ibihe nyine, ibihe byawe nyine kuko wamenye kumenya ibihe byawe, umenya ngo ubundi wambwaye nkwiye kuvuga iki muri kino gihe, nkwiye gukora gute muri kino gihe, nkwiye kurya gute muri kino gihe, nkwiye kubana nande muri kino gihe. Nta kintu rero ibyo byose ariko biza ryari, biza muri cyaje nawe umaje kwisobanukirwa. Sinzi niba aho kana muri kukumva icyo ubwawe utari wisobanukirwa, biragoye ko nyine ibihe bizajya biza nyine bigucika. Abantu beza mu buzima bwawe bazi bagucika bitewe n'iki, ni nk'urugero wenda rworoshye. Uzize gutya uri mu burara, uri mu buyobe n'ubwahe bwose, uri umusukoro sore cyangwa uri umukobwa. Umukobwa wanyeye mwari kuzafatanya ubuzima, wari kuzakora kuzagukunda, araje rekaje wenda muri icyo gihe nyine wenda nta kazi afite, ukamurukona ni mwiza kandi ubona nagukunda, ariko tibite ko nta kazi afite ntabwo nagira gute akariyo kintu mwangira. Niko wamusazi we nayo ko wamugane ni nk'umusazi ntazi ubwoko bwabyo, ntazi ubwoko bwawe. Ese wowe iyo munsi byo ukora kano kanya ibyo wavukiyemo sagira ibintu byinshi bitandukanye ntubayeho se? Ese ugira ngo wenda aka kanya nimba uri kubasha kwitunga, ugira ngo icyo uri kurya mugenzi wawe nyine nawe ari umuntu aje mwahurira ko buri muntu yamukundana shamura nahuza pe kumva. Mbese uyu muntu yagukunda nta nubwo kugora, aho kawunga yakarya uwo muceri yawe urya nyine buri kimwe cyose kumva. Ariko ikibazo rimwe na rimwe twebwe ako tujya dukora ibintu dushaka kwisimbukuruza, ibyacu byanya byo bikaza tukabikatira, ahubwo twajya kwisimbukuruza tone bitubabaza. Aho ujya ko kumva umukobwa ngo sheri wanjye ngarancitinga, sheri wanjye nk'ubu ni nk'urugero ufite umukobwa kano kanya, umukobwa ugukunda agira gutya ntabwo yarata kuvugishije, ako ari igihe ukundana n'umukobwa ugasanga mumaze nk'iminsi ibiri mutavugana, wamurati sheri bimeze bite ndaho wari urimo kujya mu cyita akazi karantwaye. Guys, niba ufite umuntu ukubwira gutyo aho ngaho kura y'amaso, niba ufite n'umusore nawe nyine ukurutisha akazi, ntabwo numva ukuntu ubaye ukunda umuntu byanyabyo, wabura n'umwanya nyine wenda ku munsi kuvuga ati sheri byagenze gutya na gutya, wenda nabuze kuri ubwiza impamvu ni ariko nyine ubone nibwo ndi kuva mu kazi, wenda turazana no gusubira mu rugo mukajya mukoresha WhatsApp n'ibiki byose, ariko ntabwo umuntu ukunda ntashobora gukurira umwanya. Rero nimba ukunda n'umuntu munabonana munaryamana mukora ibiki nyine akora muri cyagihe, nanjye babwe wenda reka mvuge ngo ntabwo nimise kigoroye, ariko nanjye niba tunakundana nyine nziko zuma kino kiganiro ukabona nyine nkurira umwanya pe rwose ibyiza. Ubwo sinakubwira ngo iki nyine, ubwo nyine ndumva ukuri nk'uguhaye nyine no icyo ni hizigara ko nyine mba ntagukunda, ahubwo icyo nkumva ngukundiye nyine icyo ngicyo nyine. Rero nyine abasore akenshi na kenshi umuntu udakunda hari ngiye urabona amagambo yo kumubwira, kandi si n'abasore gusa n'abakobwa nyine nabona uko nguko. Ubwo rero icyo bintu kijyanye n'urukundo ni iki, nujye ubona umuntu uguha umwanya sibyo, bere nambere nyine mugenzura ese kuko no muntu nanjye ubwanyore namukunda, kandi ngira nawe rimwe na rimwe bite n'ibyiyumviro by'umuntu agiye kuvuga ati umuntu wene twahuza. Urugero rwawe rworoshye rwa mbere cyakurikiye nk'ukuntu wenda simvuze nakobwa bajya imbare n'ibiki, hari nk'umukobwa wenda wigira akaraka bati ngewe umusore utajya mu kabari sinamukunda, nkanjye hari ubugeze kumba umukobwa yiza gutereta mukunda byatari, arambwira ati Valence ndagukunda pe, ariko nanone ikibazo umuntu utama agacupa nta vibe, uwo turashwana.
nibwo navuze ati rero uko byamera kose kajye guhigira iwacu hehe mu kirokore. Kubona umurokore rero nawe w'iki gihe nyine nawe ariho mpamvu gati nimba ari ibyo byakinezeza rimwe na rimwe, wenda uri kunyumva ejo n'ejo bundi nawe witekerezaho. Hari igihe ugira gutya ubona mwene so akagutereta bimeze gutya kukabona nyine hari nk'iyo byose nyine hari ibindi bintu ushaka. Ibyo ushaka rero utashaka kuri mwene so uzayibona mu isi yo hanze. Mu isi yo hanze ubona ntibizagutangaza. Nugera uzasanga uri kuvunika kuko iyo si ntabwo wayikuremo, ntabwo wayibayemo. Ibyiza ni bimwe ni ibingibi. Ahantu uri aho ngaho niho hawe, sibyo? Cyetse wenda Imana ivuze ati gutya na gutya, ariko ntabwo nakuvuga ukuntu wenda murashaka kubwira ati nzagukunda ari ukunywa inzoga, nzagukunda ari ukunywa itabi, nawe gutangira ubyiga kandi ibyo bintu bitari muri gu yawe, sibyo? Ikindi cya kabiri, buriya akeshi na keshi, buriya iyo ukunda umukobwa no kumwaka wenda ibintu babinagoye, sinzi pe, nyine hari icyo wari ugomba ubonye no wumva utamutakaza. Ikindi cya gatatu, nimba ukunda umuntu ntuzakora ikosa rikomeye byo gukunda umuntu ubona mu buzima bwawe uramutse umutakaje utagira ikibazo. Ujye ushaka umuntu uvuge ngo uyu muntu wundi ese kubera niyo mpamvu wenda itumye kano kanya duhura, ese ko ndagukunda. None ujye ufite umuntu uvuga ngo ndamutse mu buzima bwanjye nampomye ikintu gikomeye, burya uwo muntu akeshi na keshi uramwubaha. Ariko iyo ugasanga uwo muntu nyine ni umuntu uri aho ngaho gutyo gusa nyine ntacyo yishe ntacyo akigije nguko nyine, mbese usanga ari nkaho watayigiye. Mbere no kubwira abakobwa, wa mukobwa usibye wenda ko icyo ufite umusore mukundana, usibye kuba muryamana, usibye kuba muryamana, nakahe kantu kandi ubona umumariye. Yakuguza 10,000 ukayibona ukayimuha, kandi nabwo kuryamana kwawe nyine usanga rimwe na rimwe wenda yaba yagutegeye, wagira ati natanyakira neza nyine ntago bigenda, ntibigenda gutya na gutya. Noneho hari nawe arakubwira ati nimba nyine naje kanagusura ibintu bikanagenda neza, ninjya no gutaha nabwo ukwiye kumenya ngo ninjira mu rugo nibugura amavuta biragenda gutya na gutya ndisukisha mu ruryo n'ubu. Ntanabagarutseho wenda ko turi gukundana uri kunkora ibyo bintu. Ese ngewe inyungu mfiteho nizihe? Usibye kuba turi kuryamana wenda ni nk'urugero nyine, nizeye zindi nyungu wenda ziri behind, cyo kuvuga ati koko no mukobona mutse mutakaje ntampomye ikintu gikomeye. Cyo kintu sinzira cyo mu gitekerezo. Akariyo mpamvu kano kanya ushobora gusanga abakobwa wenda bamwe na bamwe wari umukobwa mwiza ariko kwibaza ngo kuki ntabona umugabo ni ukubera iki. Ntandi hantu niba byarapfiri muri zana ngaciro zawe. Nyine umusore iteka ryose, umusore iyo ukunda n'umusore umwaka amafaranga cyangwa se umurushya mu buryo bunobo, aravuga ati iteka ryose amafaranga agura ikintu, niye product ufite nani ngo amafaranga. Rero niba nguhaye amafaranga nuko hari product ufite. Rero iyo ibyo bintu byari nkaho mbiguze, nimba rero mbiguze nubwo twikije akanuza agataka k'urukundo, ariko mu byukuri ni nkaho nyari mpangushye. Urumva ejo n'ejo muri mpamvu byo ko ukabona umusore mwakundanaga umwaka imyaka 2 birangiza gute, birangiye avuze ati bagiye nko gushaka, ukabona yashatse undi mutana atekereza, ukagiye ubona ko banagiye nko mu cyaro azanye nk'akanya katari kamye na Kigali, katari kamye ibintu byamvuye na njyahiye, kwibaza ati se uyu muntu abitekereje gute. None ukaza ukajya kuri social media, ibi byagenze gutya na gutya, ibi abasore n'abana babiri gutuma twakora imyaka 3. Urumva yaranyizezaga ibi nibi, none bikarangira nyine ngiye kuri nkabona wenda invitation cyangwa save the date, ntana nyine byarapfiriye. Igihe cyose yamaranye nawe yabonye ko icyo yagukuragaho nyine cyane kuryamana nawe nta kandi gaciro nyine wari ufite mu maso ye, kuko nyine wabonaga ibitekerezo akabona wapi yakora, akabona wapi, ubona agasanga wowe inshuro nyinshi niyo umuprofita. Komba niyo mpamvu ujya kubona ukabona yagiye gushaka umuntu uzamubera mama w'abana, ashatse umuntu mutatekerezaga, atamuciye ubwiza, atamuciye ibiki, atamuciye kuba akora akazi keza. N'ibyo byose bishatse kuvuga ikiro mwakobwa, kuba umugabo uryoshye mu gitanda, icyo ntago ari byo bisobanuye ko umusore yagushaka. Kuba uri mwiza ku isura, ko wari itukuje wisiga amavuta y'igiciro, byo ntago ari byo bivuze ko umusore yagushaka. Twere dushaka abagore tubonanye tuzaboneramo umunezero. Ikindi wa musore, niba ubona ukundana n'umukobwa aho ukabona kugusuzugura muri fiançailles, sinkubeshye irukanka, ukumva reka nyakwigendera igendere, kuko uwo muntu ntabwo muzashobokana. Kuko umukobwa ugukunda ikesha aca bugufi, ko ugukunda araguhangayikira, ko ugukunda aragufuhira, ko ugukunda nyine ahora making neza ashobora kuvuga ati se shere wanjye ameze gute. Ikindi ibimubwiye nyine ibintu ashobora gucarenjinga, ariko wanamucarenjinga akora nyine ntago birakayemo. Rero umuntu utangira kuzamuraho umujinya mu giteretana, namwe makobwa byumvireho. Hari umukobwa wundi bambwiye ngo yagiye gusura shere ngaramukubita,
ndavuga ati ese muracyari kumwe? Ati ndavuga ati yakwiye koko nyagasani, ati buryo u Rwanda rupfusha kwisha. Ujye bose murabukubise mutarabana mutaragira gute mukagumana, nta kintu kibabi cyabiteye. Ni hano wawiziritse kuki ku mitungo yawe turi kugendana. So rero bivuze iki bavandimwe? Wenda icyo navuga cyo nta kindi nuko ku buzima bwawe ubwari bwo bwose, ubuzima bwawe uri responsable y'ubuzima bwawe. Ibi ngibi muri kwigira kano kanya nitudafata umwanzuro hakika tukiri urubyiruko, tugifite amaboko yo gukora, tugifite buri kimwe. Simbabeshye mubona ko wenda abakobwa muri no minsi avuga ati ngiye rekana ibyaro umwana n'umwini nge nihera shone ibiki ntago ishoza zahita kugeza mu myaka 40. Sinkubeshye pe. Umunsi abagabo turaharara kubi, ukiri umwaka 20-25 turagwara 30, ariko nibyo mu myaka 40. Sinkubeshye ni hano rero nawe uzatangira none niho gucupira nyine niki. Aho rero niho ubona yuko buryo yakoze ikosa rikomeye, yuko ari abantu bagiye babase bagiye wanga nyine ngo nabakene muri iyo minsi, none ubusasa bazabagize ku bihe nyine ku mu byiza byabo byo kubaho neza n'ibiki. None ugasanga uramukeneye ko yatangira gute utamubona. Ikizeho ni kimwe, ni ugukoresha ubuto bwacu neza. Ukumva ijambo ryo rivuga ngo toza umwana wawe inzira kuye gucamo ngo azarenda saza atarayiyo. Bavandimwe mwe babyeyi mwe mufite abana, icyo nababifuriza nyine nta kindi, muwatoze inzira nziza, muwatoze inzira yo kwigira, kumva muwatoze inzira yo gukora, muwatoze inzira yo kwihangana, sibyo? Kandi kuko mu babyeyi barerera u Rwanda ntimubibaterere iyo ngiyo. Kumva uyu munsi tuvugana social media niri kugenda yangiza ibintu, ariko by'ukuri social media ntabwo nyina navuga ko wenda ari mbi, ahubwo ikibazo nyine cyane kimwe, turi kuyikoresha gute, turi gushyiraho ibiki. Umunsi uri kujya ku social media ukifotoza wenda wambaye ubusa, suri mu kazi sugira gute ndase imyenda imidero kumurika, uko byamera kose ibyo nyine ejo bundi bizakokamo. Umunsi tuvugana hari nk'ikintu kijya kibaho, ugasanga wenda ufite abana warasenze Imana guha abana beza, igwa n'uburyo atubagiye kujya kwigana he hose nyine urumubyeyi uri hejuru bagiye muri amekane biki. Still ukiba ubugoma kugumya kubasengera, kuko aragira hariya usanga umwana bayetangiye kumutinganya, agira hari usanga umwana atangiye nyine kumubyo bwenge, kwibaza ati umwana yagiye gute. Nta kintu nyine kintu cyarabiteye. Rimwe na rimwe hari igihe abana bacu twanga nyine kubitaho bakiri muri ya myaka igize gute, muri ya myaka yo kutwumva, ukumva yuko nagira ahantu nyine aho ibintu bifata nyine abona nyine yatangiye kugira liberté mu buryo bwo cyangwa ubundi yibi nibi yemerewe ingibi, ariko kubona ubushobozi n'ubu abana nyine yatangiye umwana kwiyangiza, noneho akabikora agira ngo ni byiza biteka aribyo nyine yakoze, ababyeyi bamutoza bamwereka, ariko mu by'ukuri kajya kunokona nyine anarangiye nabi. Rero nta gihe na kimwe nubwo batubwira ukuri tukakwanga, ariko kuri nta gihe na kimwe kuzigera gutsindwa uko twabyazagenda kose. Muvandimwe rero ntabwo mvuze byinshi, so kugana namwe nyine nakagaruka, ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe, nimufite uyu munsi umuntu mukundana ubona ko kagukunda bya nyabyo, wireba ubushobozi kano kanya afite, sibyo? Ahubwo werebe ejo hazaza, ese tuganiye tubona bimeze bite ejo n'ejo bundi. Iyo turebye n'amateka y'igihugu cyacu cyavuye mu bukene cyavuye mu kangaratete, ariko uyu munsi tuvugana abana barigira ubuntu, ibintu bimeze neza, nta mugenda ntamwe nyine hari iterambere tugenda tubona koko tukavuga ati wow. Ariko umuntu warebye wenda nk'umuntu wari uri 9 cyangwa 2000 niyo aramutse ageze mu Rwanda kano kanya ntabwo yavuga ati hano, ntabwo hano yavuga ati hano ni Burayi ntabwo ari iwacu. Bishatse kuvuga iki rero? Nawe umuntu ubona nyine wica karafu wenda uri gusuzugura umusore, ubona uri gusuzugura umukobwa, ubona uri gusuzugura ngo nta kazi cyangwa se nta bintu afite bifatika, niyo mu by'ukuri wamukunda ariko ugasanga ubushobozi cyangwa nakavukiye wenda nibyo bintu bituma wumva mutakomezanya. So kubeshya pe, ushaka kuzanya ugashwa amazi cy'ibyo ngibyo wifuza ukazayibona, ariko nanone umunsi uzaba uri kubiriramo ni ikindi. Nta kintu cyiza kijye cyo mu buzima kuvuga ati ngewe fasha umwanzuro n'umutima wanjye, none nibimpira bizampire, ariko n'amajyanye nabyo bizamagira, ariko ukaba uri kumwe n'umuntu byo wenda muhuje intekerezo, umuntu wumva ukunze n'amarangamutima yawe, kuko nimba ari ikintu kijya cyo kineza mwa basore, nta kintu kiza kuzigira ngo uzaba uri guhahira umugore umumanukanira inyama uvuga ati ko uyu mukobwa nyine namukuye umenyo ya rubamba, urumva namukuye ahantu hafatika. Bitandukanye na hahandi uzanye kuyahora ku gikecuru cyangwa se ahandi ahantu hatandukanye muko gutyo, ukagira gute ukajya uvuga ati nyine nanjye bantunga, aho ngaho niho nyine ububwa bwacu buvira. So guys, navuga byinshi ariko gake gake tuzatujya tuganira. Ikindi kintu navuga cyo ni kimwe buriya ari n'abantu bura mu buzima, nta bantu bagenda ashimira akunze tujya tujya mu bwa kabati se abantu nawe gutya gutya bimeze, mwajya mu ndamo bitandukanye mu kuntu ibitekerezo byanjye, ariko buriya umuntu uramuko mukunze uzayimubwira,
ndetse n'umuntu nuramuka umwanzi nabwo uzayamubwire. Uyu munsi mbona naho kubwira umuntu bita Nyambo mane nyagasani Nyambo ndabizi ko byamena kose uri buze kumbona Nyambo nakoreka ngo uhamagare ntabwo ibintu nshaka kubivuga yenda akagira ngo nubujajwa, reka nze ngo uhamagare. Urumva Nyambo uri he? Reka muhamagare mbaza mubwize ukuri. Wamfashe Nyambo kutari kumfata, kutari kumva cyangwa kubwiza ukuri uyu munsi cyangwa kubwiza ukuri ntitaye kuki. Urumva byose ndabivuga ni wahandi hanjye mana we, wasanga ryamye rwose cyangwa wasanga hose icyo munsi unahano yagera. Nyambo amahoro ukamfata. Bavandimwe yanze kumfata, ariko uko byamera kose n'icyo nyine yateguye kuvuga ndakivuga. Uri kumva buriya muri buno buzima nta muntu utagira wenda ahantu yisanga, kiwe nta utagira abamurwanya, sibyo? Njyewe navuze Nyambo bitewe n'impamvu imwe n'imwe, ariko Nyambo ndi kuri Okonko Media mbere na mbere ndagusuhuje. Ikindi cya kabiri ndi kugusengera mana we, ndi kugusengera Nyambo we, ndi kugusengera. Reka mubwize ukuri ntago mbizi kandi nzi ko Imana yumva gusenga. Ndi kugusengera ngo basi Imana izaguha umugisha, mu majya no mu maza, izaguha umugisha mu bintu byose uzifuza kugeraho. Ariko still uko byamera kose mu gitondo turi buza gushutinga ino film cyashya, nayibabwira guys, gitondo turi gushutinga ino film bita Nkunda series. Mwene data wa ntago ari uyu munsi ndumva ari mu minister, ariko ejo ni Nkunda series nyibakundisha nguko nawe mvuga ku rukundo. Rero Nyambo bitewe n'ikintu cyambayeho, bitewe nyine sinzi ko nayikubwira, ariko guys munkundire umuvandimwe, mukunde Nyambo, urane sister wanjye. Ukubyumva uriye nabako nyine buriya nyene imfura mu maraso, sinzi ko nyine nayivuga kuko wenda kano kanya abantu mwese mwagiye mumbona cyane n'abantu munzi nyine munzi kuri Miss Nyambo cyane ko wenda ni abantu hambere nyine nabonye kwishyira nkizana nkagaragaza ubuhanga wenda cyangwa se n'ubushobozi wenda bwanjye, kandi nyine no bakabinkundira. Rero Nyambo wa mwana we, Nyambo mwana wa mama, sinzi ko nayikubwira cyane nimba ari bishoboka nyine sinzi, ariko ejo nzayikubwira neza. Uri kumva ariko nyumva yuko jewe nyine sinyagira ibintu by'amarangamutima njye baranzi nawe uranzi, ariko uyu munsi nemeye kukuvugaho kuko nyine nibwo natekereje neza ndeba nyine urugendo twagiye tugendana. Shanya reka mubwize ukuri Imana izaguha umugabo kandi mwiza fatika, umugabo nyine uzagukunda ukundwa kaza, ndabizi ukunda care. Ukumva akaguha buri kimwe cyose, akarinza ibyo ababyeyi bawe bagiye baguha, kandi ukaza rwose kamubwiza ukuri. Bavanga rero murabona akaje kanjye nako gashizemo so n'ikiganiro rero nanga tukisoreje. Gusa kuganira namwe byo nakagaruka, ntabwo nabwabone ngo nesho cyangwa ejo bundi, ahubwo nuko ngiye kuba inshuti yanyu kandi cyane. Murakoze kandi Imana ibahe umugisha. Mwibuke gukora subscribe guys, tuzamuke. Ndifuza kugira kubona nyine mfite abantu bankunda kandi byo kuri nkuko nanjye mbakunda. Murakoze cyane, Imana ibahe.